watumye uhindura izina si wararengana ariko umunsi byose biba yari yamperekeje gukagura amahembe y'inzovu Nyange ariko kumiza ibyo tutunze bikuye ku mahembe y'inzovu babazwa nuko ndamutse nsubiranye izina nahoranye gusa urumva umuntu waneye kuhimba yankurikirana akanya k'ibyo byose tutunze nyirabyo ninde yabiguhaye se bigenze bite imbaza menshi tangazo gusa nuko umunsi muri ibyo byose ubona dutunze uwo twari twajyanye yatashya mebyi ariko nduba ntacyo uransobanurira babare abagore muri abagore di ntanyizera kwawe dore niko gutuma ntashyira uturwaso ku mubiri ibyo ni akazi kawe nta kindi nkubwira umenye gusa ko nkurikiranwe n'umuntu nyishyuza umwenda munini w'ikirenga uwo muntu ninde abahe mva umpindura izina sinongeye kumubona ubu aracyagenda ishyamba aho namaze igihe nanjye mwishe ariko se ubwo wishiraga ikinyange wari warakoze icyaha ki umuntu wari warankijije niyo wari umurikiranye kuki se wanga kumwishyura kandi we yari yaraguhaye byose ku neza byose byagenze nk'uko ntari nzi ko mwishywa wanjye yangurana amafaranga akandi akitahira kandi twari twatabaranye niko se nyange ndakumva mu ivarisi yacu nabonyemo ikintu kimeze nk'umunzani n'ikindi kimeze nk'inkoni y'icyuma niko ibyo bintu ni ibiki wabikuye he nikuye aho kimeze nk'inkoni y'icyuma ntiwagikozeho reka da natinya iyo ukoraho urwawe rwari rurangiye kunaye ubwoba nyange neza si umbeshye wagize imana umenye utazabivuga urumva babimenye nafungwa burundu utazavamo ntunyishishe sinkunda kugira amagambo iyo ugira uti ntunyishinge mbere ya byose ndi umugore ariko igituma abagabo mutizera abagore ni iki ndabizi ni ukwitanga ariko ukagira imana rwose uzihangana uceceke kugeze wowe utunga ikintu utinya nawe watinyaga umenye ko iriya ari imbundira sidasakuza ngo iki imbundira sidasakuza nyabona hatagira utwumva muze cyane niko se nyange mbabarire rwose uzatekera cyago cy'imbunda wacisha make rwose iriya mbunda sinahita akamuntu yangiriye ndakazi sinshobora kuyita nyine wayikuye hese nyange aho ntiwayicishije abantu rwose imana gusa gabanya nyawe nagabanyijwe rwose dore nayibonye igihe cy'intambara ya shikaramu kugeza wari warambishe kwitunze n'ubu ngubu n'ibyago ngize kuyimenya ntarakira n'umwenda ndimo kuberayo rwose nyange iriya mbunda wayitaye niba umwenda wose ugomba kwishyura ari ukuberayo mva ntari nahindura izina nahoraga mpongera umuntu wari uzi ko nyitunze kugira ngo atazamvamo hanyuma se kiriya cyo kimeze nk'umunzani ni iki kwa mugore yabuze gukurikirana ibyo ari byose kiriya ntabwo kirusha imbunda ububi mva ntuzamvemo urumva iya ni imashini ikora amafaranga yewe abanyagasani we ndagira nti we sinabwiye gucisha make sinabwiye ko uzankora wa mugore we niko nyange y'amafaranga y'amakorano baherutse gufata ni wowe wayakoze yega baramanura none ahangaha nukomeza gutera hejuru ahubwo ibyo tubyihorere umva mbese ubukwe bw'ejo mwabwiteguye mutera yewe numvise abakobwa bavuga ko hari ikitagenda ngo kitagenda ngo hari inshuti zatizeye ko zizaza icyo ni akazi ki nta kizatumeje adasezerana ntibibaho nanjye nabimwemeje rwose ahubwo agiye kohereza uwo mukobwa ategereje telegaramu nibyo rero umenye ko abategetsi bose barabizi bose ejo nimuzankoze isoni rwose mwamenye reka abakobwa nawe si umwana si umwana ndabona atakwitesha ndaheranwa kudashyingira ndaheranwa n'ubundi ni uguhemuka umukozi wanyu muzima yego yari akennye ariko ibyo ntacyo bivuze umuntu akena agakira kimwe n'uko akira agakena ndaheranwa aritonda rwose niba atari ikirura cyambaye uruhu rw'intama ndaheranwa ntumukeka amababa rwose ahubwo tugize imana zatugeze kuri byinshi nanjye ndizera ko ndaheranwa zatugirira akamaro umva mubyeyi rwose nawe wenda ndaheranwa ndishima urumva menye ko yize mbikubaka kabiri abonye akazi muri banyo ndataraka ndakubwira ariko ko n'ubu mwizeye cyane none nta gitangaza kirimo ashobora kumemukira nk'uko abandi bamemukiye nari ngize ngo ugiye kuvuga nk'uko wahemukiye abandi kwa mugabo ngiki wa mugore uranshaka wiki aho wenda hiya amagambo wera ka twaganiraga da urabizikana none nkwerurira icyo nagambiriye nzagikora nicyo wagambiriye tumuka mu maso ndiye karungu koko ariko se ni iki mu maso bigenze bite ukunda amagara yawe gende yanjye uwo mujinya n'uwiki yanjye zikize ejo nuzi ko dufite umunsi mukuru mu maso nta kindi icyo ukoze uragikoze genda ko twajyaga inama suhindutse uzankuraho ndabizi nta wundi nzazira atari wowe ariko se nyangeze kuvaho tubaniye ni ukuvuga ko ntacyo nari nkuziho aho nimwumvishe nora wa mugore nushaka kamunani urakabona nkubwiye ibyo wibwiraga byose urabeshya tuzabonana ntugire ngo ni igicucu kiri imizi kuzimu tuzabonana byanze bikunze mbega umugore urabona aho yampereye nyinja uya mwanya w'umugore cyo mubitse musinkizi uya mugore ufite amatsiko yo kumenya arashaka kumenyera iki kuko nzamukizwa n'iki umuntu umenye ko mfite imbunda n'akamashini gakora amafaranga uya mugore umaze kumenya ibanga ry'ubukire bwanjye ntazankuraho koko
niba tutari tubyaranye nari nkwiye kumwica ndetse n'undi zamwica singiye kwihwanya urubyaro ariko se turiya twana natugiranye dukuze se tukamenya ko ari igihe wishe nyine byagenda bite ewe reka ndeke ibitekerezo bibi njye kwigurira zahabu ndanyura no kwandahira ngo duhane gahunda y'ejo reka ngende ndabona ngiye no kwiba mbona igihe nibugarukire Niwe. Umwiriwe bako. Ego. Hariya hari umuntu bashaka. Nshaka? Nganze murebe. Nshaka. Uraho wa mugabo. Muraho. Kuno ushaka iki gihe? Nje nyakugira Imana. Uraturuka he kandi uragenzwe n'iki? Yewe ndaturuka kure ndashaka icumbi mwana wa. Hano usanzwe uhazi? Ntabwo nari mpazi. Naze ngurikiye umwari twahuye. Wari wiziye se ko tugucumbikira? Ndenze ko mbatekereze ingorane zanze mu kanyumva. Umva nkubwire. Nta cumbi rihari. Niyo kandi ryaba rihari. Ntabwo twacumbikiye umuntu tutazi. Ariko mwari mukwiye kumbabarira mubyeyi. Niwirirwe wirushye. Ntabwo ngucumbikira. Kose mwambabariye mubyeyi. Kirazira. Igigere ntawe ucumbikira watazi. Yewe ndatiye ko ritagira irenga yoboka barukwiye kumbabarira. Ntibishoboka. Reka tuba dufite n'ibyo dutinya. Mwambaho ndyama gusa. Aho ndyama gusa haragize nta kindi nkeneye. Urashaka kuvuga iki ubwo? Ngiye ko ibiryo by'Ikigali bigoye. Mwambaho ndambike umusaya gusa. Sha. Ubuzi kuri kwa Nyangezi? uri we wese ndibyamaze kukubwiza ukuri. Ntabwo rero nivuguruza ntibishoboka Nyangezi niko nteye. Ntabwo ngucumbikira. Ariko wongiriye neza ndababaye rwose. Nibyo. Aho guhaguruka wigendere kiravuga. Yewe umbe mukiye nari umugenzi. Siniba. Sinitse. Sinzabiriza. Wasabije se sha wabonye mfite biki? Siso kingenza rero nashaka gicumbi gusa. Ariko se ko nagwakaniye. Ukuragira ngo bigende biti. Yewe nzogire imbabazi ariko. Urashaka kumugirira neza? Singutegeka ahubwo ndakwinginga. Ugize ibyago cyane rwose. Abantu hatumye mpinduka. Singipfa kugira neza gusa oya. Yewe ngo gwiye byanze wambabarira ariko. Nagwakaniye. Wangiriye neza ko nzayikwishura. Uzanyishyura iki? Mutagira naho urara. Yewe hari umuntu mbereyemo umwenda munini. N'ubu mubonye nakira. Nakazi iki? Wakomeje no kuntera igihe. Tahangiye kwihutira. Wari ukwiye kunyihanganira mubyeyi. Singi inama nawe. Mubyeyi rwose ibyo birabiterwa n'iki? Nakubwiye ko ntabura simbura nawe nako. Etobahereye. Ariko wa mugabo we waretse kunzuzugura. Ngutangira utisi. Sengera uwo nari we. Wagize Imana narakizwe narihanye. Ubundi yawe naringira uwo nari we. Nari kuzakwishura nabo ngiriye. Waramaze. Po. Genda. Niwari n'umugabo hari icyo bimbwiye. Nari umugabo ntihabwa intebe. Ushatse wanyitondera. Nahuye n'ibigerageze ngo ko nawe wahura nabyo. Nta burenganzira bwo kuniga iminsi ufite. Ntabwo ari wankirije. Reka kera nari umugabo. Nafashaga abantu kugerageza abandi. Intebe habwa umugabo ntihabwa nari umugabo. Wumvise? Nyamara nukugize Imana. Ngabana nahuye na Kayonga. Nabyiringiro na Sembe babakanyigisha. Naho wundi wundi nafashaga abantu kugerageza abandi. We nabyiringiro na Sembe abantu ari bakumenya umutwe hari. Ubwo nturi umusazi. Urambwira ibyo mu bikumbi iki? Ndi umusazi. Sinica. Siniba kandi sinzabiriza. Ibyo se birakugeza kuki? Yewe ufite abantu ukagira n'ibintu. Ariko ubuze ibintu ndi wabona abantu. Simbi uvyo ushaka kugeza ubu rwose. Ndashaka kuguhanura. Sineze ngutumira ngo mpanure. Umvise? Ngira uwo nari we. Nabonye ibintu n'ibindi. Akazi kawe. Nabonye abantu bagerageza abandi. None se waje kungerageza? Birata ko ufite abantu. Ubagerageze wakwizeramo bakeya. Ariko urambwira iki? Nabayeho. Narabanye kandi narabonye. Injuti nyakuri y'umuntu ni umurundi we. Waramaze. Giye nkunda abantu kandi nkabizera. Ubagerageze wasanga ubuzi ubuntu utabona abantu. Ariko zohereye. Uzi n'ibindi vira mu rugo. Hoshi. Tumuka. Genda. Genda. Cyangwa amagara bajandira mu bakomera umutwe. Niho utagenda. Agenda neza wenda simbura abansumbiki. Gwanzira. Saho yahereye. Kwandimiye n'amafundi. Saho yahereye. Yenda wenda ndabura ho. Uzakorera mu miferege y'imihanda. Ariko ndemeye ukagira neza wenda aransumbikira. Niko. Karame. Uriya musazi mwahuriye. Namusanze hafi y'uruganda rwa warampamagara. Mu byukuri se yakubwiye ko yajyaga.
yayobozaga ku muntu witwa Mugiraneza. Mugiraneza wahe? Ngo ntaza aho aba, amuheruka kera. Urumva munkurikire tabara, mukurikire vuba mungarurire. Bwije kandi ubu ngubu bageze kure. Bariza kwa Mugiraneza ntuwahe bahu. Mugiraneza si wowe waba umuzi? Ibyo ntibikureba. Reka nkurikirane nk'ubwo uriya mugabo masi cyashakira Mugiraneza. Ariko mu nteye amatsiko. Subira ku murimo wawe, amatsiko uzaba uyashira. Enga mukurikirane. Niko bako. Karame, muramu wakubwiye ko asubiye kandi? Akurikiranye wa mugabo yaramaze kwirukana. Akurikiranye wa mugabo? Rero muvana mugiye gushaka. Ariko uzajya umenya ko abagabo ari inyamaswa. Ko numva nk'uyu mutima se. So gukura umutima, ariko abagabo baragatsindwa. Ubu rero ndeke gushaka. Uzashaka uhirwe, wubahe kandi umugabo wawe. Ariko ntuzibagirwe ko ari umwana wundi. Urakomeza kuntera ubwoba. Humura, ibyo nkubwira nabitekereje. Uzi ko nkunda umugabo wanjye ngahora mpangayitswe no kumubona atafite hirwe. Ntukajye ukabya kwita ku mugabo. Abagabo bagira ibibazo kandi siko bagomba kubibwira abagore byose. Wewe impanura abakobwa ntundo tubukuru. Umugabo ugukinga ijambo arutwa no gutera ijanja. Ariko sicyo nyangeza gukinga niki? Niko uzi ko buriya nyangeza atari nyangezi? Bitese. Nyangezi yitwaga Mugiraneza. Yari afitanye amabanga n'abantu bamuhaye imbunda n'imashini ikora amafaranga. Urabeshye? Imbunda wayibonye? Imbunda irasitasakuza muvandimwe. Wayibonye mu ntambara ya Shikaramu. Yewe none umugabo wawe yaba ari umwicanyi? Niko kantara. Ibyo bintu uko binteye ubwoba. Yewe narahenda hisha. Ahubwo noneho yabihuye. Yambwiye ngo icyagambiriye azagikora. Kucyagambiriye se niki? Nakimuhaje aho kunsubiza ararakara. Nuko arasohoka. Yewe none se yaba ashaka kuzakwica? Nabize wowe kanyagwa we. Kuko nyangeza agomba kuba afite ikintu cy'amayobera dukinga. Ngerageza kukimenya akarushaho kunyikeka. Ngaragariza nyangeze ko mukunda akarushaho kutanyizera. Uzajya umwihanganira. Ku bana bisaba kumenya kwihangana. Maze kunanirwa imibereho y'amayobera ya nyangezi maze kunkura umutima. Gusa urumva uzabigira ute? Ndashaka kugorora nyangezi akabaho tambangamiye. Nuramuka utabishoboye se? Zabishobora. Ushaka arashobora di. Niko se iby'ubukwe bw'ejo arabivuga biki? Arabishyigikiye rwose. Namubwiye byaba umukobwa utegereje yaranyishe. Nyamara mfite impamvu ikomeye ituma ntegereza uwo mukobwa. Ntunteze muramu wawe wa mukobwa we. Dore n'ubundi sinorohewe. Umuntu mwese ugomba gusibya ubukwe rwose. Ushatse wanyumva. Amabanga yanjye n'umutoni na ya kera cyane. Amabanga se yasibye ubukwe ni mabanga ki? Byose byabaye jye n'umutoni tukiga inyamasheke. Ibiki? Ibitangaza se? Ahari ugiye kuvumbwira ko mwabonekewe. Hashize igihe kirekire. Jye n'umutoni twatemberaga ku nkombe z'ikivu. Dutoragura agasaro k'amayobera. Sinakora yuko ushaka kumbwira ko mwabonekewe. Muvandimwe w'ibihinyura utarabyumva. Hari abana se badatoragura amasaro mu mayira. Banza ubuzumve ubone kubigaya. Ngaho komeza ntekerereze da. Jye n'umutoni tumaze kubona ako gasaro hagati yacu havutse impaka. Impaka ki? Ntitwari twashoboye kumvikana. Buri wese yari akunze ako gasaro ashaka kugatwara. Byose sumva hari icyo byakugezaho na muramu wawe. Reka mbikubwire gusa amahane ya nyangezi sinyayobewe. Yewe ntabwo wakwirirwa ubihingutse atatumara. Hagati yanjye n'umutoni impaka zari zigiye kubura udaca iyo tutumva ijwi ry'umugabo watemberaga ku nkombe z'ikiyaga. Umugabo yaratwakuye atubwira ko twatoye agasaro k'ibigeragezo. Ngo agasaro k'ibigeragezo? Ni gasaro ki? Simbizi. Nuko umugabo yatubwiye ategeka umutoni kumparira agasaro. Antegeka kutazarongorwa mpisha umutoni. Ibyo ntacyo bivuze. Umuntu yashaka gusa kubakiranura kuko yari yabonye impaka zanyu zidasobanutse. Kugeza ubu jye sinigeze mpinyura uwo mugabo. Ushatse wamuhinyura rero. Nta gakiza mbona muri ako gasaro. Ibyo ari byo byose wampa umutoni akaza. Yaza ataza. Urumva? Ejo uzasezerana na Daheranwa. Turebe ko bwacya kabiri wa mukobwa we. Nari kuzahirwa kurushaho umutoni ahari. Ni urakeka se ko ako gasaro kari ak'ibigeragezo? Umutoni ahari twabisubiramo nkamwereka ko ndahemuka tugatsinda ibyo bigeragezo. Ukomeze kwizera ko azaza. Ngaho ujya no kuryama dore ndumva murama wagarutse. Uramukeho. Sinzi ko umukira ariko ndumva avuga nabi. Atakizi rwose umuntu yobuye wanjye sinumva rwose. Si yava heho karindagiye. Gitangaza ye kaga kaho rwose. Kuko uriya mugabo nindi koko. Aragenzwe n'iki koko? Ariko se uwo mugabo ko yakwatse icubuka ari mwe muramushaka wiki. Ibyo abagore. Reka kuntwama ye wowe wamucumbikiraga. Kuko mbwe uyu magambo nuna. Nitugerwaho bizagenda bite? Hari genda kubwira ko imibereho yawe y'amayobera izatuzanira ibyago kanseka. Sinkubwiye kuntuka. Ari kumenye kuri ya muntu aramusabaye uwo nkeka.
ubukwe bw'ejo ntabwo gatamahoro. Nyamara ibiba byose biza nabivuze. Mvana uko nsubijira. Sikagure nta bwenge mugira. None kiri ubusa rwose noneho ntacyo nkubajije. Wumve cyangwa ururire. Ndakumenyesha ko turira ku mpembyi. Wataye siriya mbunda n'iriya mashini ikora amafaranga. Imbunda n'imashini ntacyo bintwaye. None se niho ikindi cyagukuye umutima? Kagure mugira ubwenge buke. Kuko ubwo numva icyo nshaka kuvuga. Tukajya umisha ibyawe. Ngo niba ukomerana unyuka inabi. Ikurikirana ryawe. Byose so bitera. Nyamara nyangeze urandenganya. Urabeshya ni hahandi hawe. Icyo nagambiriye nzagikora. Ariko wantereye ubwoba urashaka kuzanyica, urashaka kuzanyica. Abafese barushaga ubugingo. Nyange, uri umwicanyi. Nzabikwereka nukomeza kunkurikirana. Uzabibona. Nzagunga ntarabibona. Ntunuke. Ureke nje kwiryamira. Ariko rwose nyangeze uranyiyenzaho nkugize. Guhera uyu munsi, urumva? Ntuzongere kunshimuza niba ukunda amagara yawe. Ndabigusabye. Nyamara ntacyo nigeze nkorera kukwanga, nuko gusa utanyizera. Ubwo sana hangira ngo urankunda ati. Ndawukunda Nyange. Ikintera agahinda gusa nuko utabyemera ugahora unyikeka. Ubwirwa n'iki ko nkwikeka? Kuki se wicara usuhuza imitima? Ugira ngo usimbe nk'abagore badatekereza. Ntiwakubwira ibitekerezo ntera, ntiwakongera kuvuga ko abagore tudatekereza. Ndakwibujije wa mugore. Reka njye kwiryamira. Ndagukunda ukanshobera, ndakubaza ntunsubize. Niko Nyange. Ndagushaka ntunshake. Uri kure yanjye nkaba kure yawe. Nongere nkwiyame. Tubana Nyange. Uranyumva? Kose ninde gutongana nawe dore ejo dufite umunsi mukuru. Nakubwiye ko utanza kuriza. Kandi wowe unsagarire. Ugerageza kunyumva Nyange. Ndagukunda rwose. Aya magambo aryoshye aryana kurusha ubumara. Wanyizeraga ntubuvuze utyo. Kwizera abagore byaroshye abagabo benshi. Sivyo biyo bizo. Abagore to twabonye ye. Ariko wajya kuryama ukareka kunza kuriza. Reka nicecekera da, utavaho nkuramwe iyo kotse. Nanye ngo narashatse. Iyo umugore uzi ubwenge ejo ntibari kuzabona baje kunsaka gafatira amashini ukayikubita mu mugongo. Ngo iki? Uramenye. Uramenye wakoresheje abana bawe ntiwakoresheje imashini. Uramenye. Ndahetse abana sinaheka imashini. Nje kwiryamira nkwihorere sha. Tuzabonana amaherezo. Komeka imashini. Bihanda. Niko. Kabuka. Niko. Bihanda. Ndakumva. Kuri mbwa muzakazi. Umuntu uvuye hano wamwumvise. Nta muntu bigeze agera hano uretse Nyangeze. Ko gutambeshye mu kanya gashize wari maso. Yewe ubundi nkunda gusinzira ku mugoroba kugira ngo nze kuba maso igicuku kinishye. Dukoze sha. Uno no kuko akaga mbonye ndakivana mune. Databuje se niki? Kumuvuga nakabaro kabanze nuko. Mva mihanda. Hano havuye umuntu. Nuko arusinzira wamwumvise. Umuntu se n'uguteye ubwoba? Simbizi. Ushobora kuba narotaga. Birashoboka rwose. Nta muntu numvise kandi ntarasinzira cyane. Byabukuri byaba inzozi. Menye ko nkuri cyangwa n'umuntu ntigeze mbona. Umuntu utigeze ubona? Databuje se ibyo birashoboka? Rwose imihanda ubu mfite ingorane zikomeye cyane. Ni iki databuje? Umuntu utigeze ubona azagutwara iki koko? Banze umbwire ya. Uri umuntu ukwiye kwizerwa. Databuje ntibigeze unga yawe. Usiko nkurikiye amabanga menshi cyane. Ntajya ngwisha kuko ejo rinzaniye inkeke. Ariko sinumva impamvu iyo nkeke. Shara umunsi w'ubukwe bwawe. Umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Jya kuryama. Ndashaka ko wizindura. Databuje sinema ushaka kuntuma none. Wimbaza byinshi. Umuntu uvuye hano aranyishyuza umwenda wa kera. Databuje ufite ibintu umwenda ntukwiye kugutera ubwoba wowe. Ntushobora kunyumva wowe. Jya kuryama ejo ufite urugendo. Ariko databuje umbwiye iki kubujije kwitegura n'ibyinshi mu munsi w'ejo. Ndumva atari umwenda gusa. Mihanda neka rwose. Hahirwa umuntu utaravutse ngo akanagere kuri isi yuzuye amahwa ahanda cyane. Databuje ariko wihebeye iki? Kufite ibintu ukagera n'abantu. Ubukwe bw'ejo ni ingenzi mu bimbujije guhirwa. Ibyo uvuze ubikuye ku mutima cyangwa? Ndakubwira impamvu. Ni ya kera cyane. Ubwo namenyanaga n'umuntu ngo nkubwira unyishyuza. Ariko rwose mara amatsiko. Ndarushaho gusobanukirwa. Iyi ni igito yawe jya kuryama ejo utazakererwa. Naho nzaguherekeza se cyangwa? Kugeza none nturanyumva? Ntabwo nakumva. Ntutangare imihanda. Ngiye kurongora ku gahato. Ntumbaze ibindi uramuki. Databuje ariko genda ntugire icyo umbaza. Ihangane rwose umbwira rwo nakubonera inama. Unkurikirana imihanda rwose nkubwo ibyanjye wampeba. Databuje ariko ihangane. Wikwihererana ibikugoye kandi ufite abo wizera. Niko
koko imihanda ndagowe ngiye kuronga ku gahato kubera bigeragezo ninde bigeragezo nuwahe hari mu ijoro ribi bigeragezo sinamubonye ariko ibyago byose nabitewe na bigeragezo inshuti y'amagende ariko se bigeragezo ngo mwahuriye hehe yega byose byatangiye kera cyane nari nkirukanwa mu mashuri kuko databuja wageze ibyago umukiro wari ufashe umurizo umukiro wansize amoya mu ntoki ntarangaye kandi ntazi uko bigenze databuja kuko ibyo birababaje ariko se n'ibigeragezo wabiteye iyo ntibyari byambabaje cyane ahubwo cyane rikomeye ryaguye mu ntambara shikaramo nakosha mbabarire ndumva atari ibintu nagomba kukubwira ariko databuja ihangane ngo ntawe uhisha wahishaho kandi rero uracyafite n'igihe wakwisubiraho kurongora ku gahato niko miha uribuka ko nigeze kukubwira inkuru y'urupfu rw'amarume witwaga Mugiraneza jewe wowe sebikubwase jewe yego nabyo wambwiye ibyo byose ariko uzi ko hari abantu benshi bakijwe n'intambara shikaramo cyakora kuko njya numva babivuga nkuko rero nabikubwiye namaze gusezera ku mashuri marume anyigisha ubwenge bwo gucururiza mu kirere ariko rero ibyo gucururiza mu kirere bihera bake ibyo ntibikureba gusa nagira ngo nkubwire ko ibyo byago byatubagaho jye na marume twari dukurikiranye umukiro mu ijoro riteye ubwoba birantangaje kandi biranambabaje nari nzi ko wiyubashye wowe ko wakize ubikwiye ukira atabikisa mubona hehe navuga ko hari abakira ariko atari mu nzira nziza mu nzira nziza se ni ukuvuga iki wakira akagira utinyuka kuvuga ko utakize mu nzira nziza databuja ntundakarire ntiwongere kwivanga mu bitakureba iyo ushaka gusa ni ukumenya inkomoko y'ibimbabaje rwose mumbabarire ndacyakomeza kubatega amatwi dore byose bijya kuba umuntu wagombaga kutugurisha amahembe y'inzovu yari utegereje Bukavu ariko se mwari mwanyuzeho amasasu y'abacanshuro bashikaramu ibyo nabyo ntibikureba menya gusa ko uwo muntu ari wakoze amarorerwa ngiye kukubwira databuja se bakomerekeje gukomereka nakomeretse kera ahubwo witonda utantoneka ndacyafite amatsiko yo kumenya ibyabaye ishyano rijya kugwa uwo muntu yabanje kwihirana Mugiraneza birashoboka ko uwo muntu yari afitanye na Mugiraneza amabanga utagomba kumenya wowe ibyo ntibikureba urumva ndabizi niganiriraga Mugiraneza ni umuntu baramaze umwanya bavugana nari maze kurambirwa kubategereza nari ngiye kwindoba no kurakara ndabyumva iyo ntumva ijwi ry'umuntu watakaga nk'uhotowe rituruka mu karere bari barengeyemo aho ni mwari mwahuye n'umwicanyi wiyitaga umucuruzi w'amahembe y'inzovu ibyo yaramaze gukora byahise binkuramo gushidikanya databuja se umaze kubona ibyo byose wabyifashe mute uretse wumve se uwo muntu ntiyari umwicanyi gusa yari ashoboye n'ibindi nyuma y'ibyo se hari ikindi yakoze ahubwo rero mu nzira zo kumubaza icyo yari ahoye Mugiraneza sinzi uko byagenze numva nageze hasi wikubita hasi kuki umuntu urwaye igicuri bati sinzi uko uwo muntu yangenje ndarazanzamutse mbona mpagaze hejuru n'inkota aho nawe ntiyashatse kukwica ahubwo simba yanatashye iyo ntemera ku gahato igipfunyika yamfumbatije amfata inkota hejuru ntibishoboka igipfunyika cyari mu iki cyari igipfunyika cy'amafaranga menshi cyane ntari narigeze ntunga kuva nabaho nuko urayakira utekereza ko hirya yawe hagaramye intumbi ya Mugiraneza ibi nari kugira nte inkota yari ndi hejuru uba waramuhakaniye akakora icyo ashaka aho kwemera amafaranga y'amaraso uyambwira icyo sha amagana yari aterewe hejuru hejuru hari haterewe n'amagana databuja wari usamye amagana n'amagana ibyo ntibikureba icyo nakoze ntagikoze birakara databuja twaganiraga kuganira se ni ukuvuga amateshwa umbabarire databuja sinongera ngaho rero tega amatwi umve ibyakurikiyeho komeza databuja ndacyaguteze amatwi rwose mfite amatsiko umuntu yamaze kumpa amafaranga yantegetse ko umwana n'ububasha butagaragara byagenze bite yankomerekeje ku gikanu amaraso yanjye yajugunya mu kirere arambwira ati n'igihe bigeragezo numva amagini azakwica ubu rero ufitanye amasezerano n'ububasha butagaragara uri inshuti y'amagini koko sinabishakaga ni ibyangurije nkurikiranye umukiro mbega ngo Mugiraneza arapfa nabi byose byabereye kugira ngo umenye ko Mugiraneza yampishaga byinshi uwo muntu se hari ikindi yakubwiye yanyuriye ko Mugiraneza yari azize ko atubahirije amasezerano yaragiranye n'amagini birashoboka ko wari umuherekeje mu nzira y'umukiro afite umukino gukinga nari maze kubika amafaranga nishimye iyo umuntu atambwira aya magambo nzaza kukwishyuza igihe nshakiye niba nga kunyishyura amagini azakwica yamaye nka umaze kumva ibyo ugomba kuba waratekereje byinshi ahubwo nishinje inyo watangiye amafaranga nishinje kutizera Mugiraneza nashinje Mugiraneza ko atanyizeraga bihagije ubu rero ikigutengekeye ni umwe ndabigeragezo wabyemera utinze nkubwiye ko
uko nabonye amafaranga ariko yagiye cyangeze bitese kandi nanone nakomeje gucuriza mu kirere uko ngiye bakamfata batamfunga bakanshira hano amafaranga yoyo karyo yewe ibyo nibyo mpfuye no gucuriza mu kirere pe amategeko abirwanya harakaze kubyirohamo nukuba kayankunguza y'inkware ngo ishoka agaca kayireba ariko ntibikure databuja si ibyo mvuze gusa nagira ngo nkumvishe ko ibyo mu kirere biza bugubugu bikagenda buyaga kubimenyesha ntacyo bimaze sinacyo nagukanguriye databuja utanyumvise nabi ariko ntugapfa kumbwira ibyo ushaka ariko nakumenyesha ko yewe mu karakabisha utese kandi databuja nagutekereje ko amafaranga abigerezo yanshizeho databuja ibyo nabyumvise ibyo bimaze kuba niho nawe n'umukobwa wita Umutoni wari waragizwe imfubyi n'intambara ya Shikaramu mbega ibyago yari yaragize Umutoni yambereye imfura nari maze gushoberwa ariko se databuja waje kubona akazi muri banki bigenze bite Umutoni wenyine niwe uzi iryo banga niwe wamenye ubwa mbere uko nabonye impamyabushobozi mu by'ubukungu n'ubucuruzi nuko nahindutse ndaherano databuja wowe wibye impamyabushobozi nkoreraho yari witwa Ndaherano wahita muri intambara ya Shikaramu nafashe izina rye maze kuyiba ariko se ntacyo wasezanije Umutoni maze kumumeneje iryo banga Umutoni yangiriye neza cyane yakorera udufaranga duke ariko yaremeye andwanaho simbura umwenda simbura mu basirimu yewe nta kabuza ugomba kuba ufite icyo wasezanije Umutoni Mihanda ndakumva sinaguhisha iyo neza aje kubyara urukundo ndabyumva rwose njye n'Umutoni twiyemeje kubana ndamusaba ndamukwa dusezerana imbere y'amategeko databuja se waje kuza i Kigali bigenze bite naje nkeneye amafaranga naje mbunza impamyabushobozi y'inyibano akazi rero waje kukabona urakira ukura urusyo uwakara urupangu sinshaka kwirarira iyo ndabona na Nyangezi ibyanjye byari birangiye Nyangezi ngo ufite uruganda rukora imyenda hariya hakurya uyu Nyangezi uramuzi rwose Nyangezi bahimba Nyangomoki yandwanya bikomeye biriya ariko Nyangezi uwo nguwo abantu bavuga ko adapfa kugirira neza umuntu ibyo ubwo nawe rero nabagutezeho byinshi njye mfite icyo mwitura sinatinya Nyangezi yangiriye neza cyane databuja se Nyangezi nawe gushakiye akazi Kigali urayizi urumva ndabyumva akazi kawe ntikaboneka vuba iyo ntagira Nyangezi nari ngezweho ariko wari ufite impamyabushobozi yawe sinumva impamvu kubona akazi byakuruhije impamyabushobozi y'inyibano nayibuzaga mfite ubwoba bituma ntinda kubona akazi Nyangezi rero abigufashamo Kigali urayizi aburayi kabiri baburara gatatu databuja sinumva icyo ushaka kuvuga nari maze kwandavura nsangira amarenza munsi n'abanyakigali ariko i Kigali hari ibintu sinumva igituma uvuga ko batunzwe n'amarenza munsi i Kigali ibintu biriho ariko habiri sinahageraga nacumbika kuko ndeshya muri icyo gihe rero niho wahuye na Nyangezi mpura na Nyangezi inzira yambanye ndende umuntu wari umaze iminsi acumbikiye yaransezereye nawe atari we ariko amaze kabiri akubitira abana kuryama Nyangezi rero wamubwiye ibyawe harakuba barajya no kugucumbikira wabimenye rwose ariko nari mfite ubwoba nahoraga nikanga ko bazatahura ko nari narebye impamyabushobozi ariko watinyaga ubusa i Kigali nta n'umwe wari ukuzi umutima wanjye wahoraga unshinja icyaha ntaho nabaga ndi mfite amahoro reba nibyo koko igisambo burya kirikeka aho kiri hose kiba gikebaguza wumva ibyanjye ariko ntuzuzugure wibuke ko ngukoresha databuja iryo jambo rirancitse nuko rubimenye kwigabira akabyara Nyangezi yamaze kumva ko nize maze anyitaho bikomeye ngira n'amahirwe sinatinda kubona akazi muri banki bakobwa se we mwaje kumenyana muti bakobwa ni muramukazi wa Nyangezi twamenyaniye kwa Nyangezi ako kanya rero muhita mukundana nta cyayi gutuma ndakunda abakobwa muramu we yari yangiriye neza ukunda abakobwa bibagirwa ko wasezeranye n'Umutoni inkota ibaga umutima wanjye nuko ntigeze nibagirwa isezerano nagiranye n'Umutoni none se ubwo uzashobora ute kurongora abakobwa kandi warasezeranye n'Umutoni ikibazo cyanjye naho kiri rero databuja ntiwari ukwiye guhemukira Umutoni cyane ko mbibona none ninde yemukira Umutoni rero nzangana na Nyangezi ariko iyo bibaye ngombwa umuntu yanganira inshuti y'amagara ariko se nawe wabigenza ute Umutoni yangiriye neza bakobwa nawe muramu we yangiriye neza kandi bose twagiye duhura mbabaye databuja ibuka ineza ya mbere ibya nyuma bica amazuru nibutse neza ya mbere rero sinazakira bigeragezo inshuti y'amagini indi bigeragezo uzatsinda n'abigeragezo uwo nguwo reka inama zawe zari zo
ariko narangije gufata icyemezo nasanze ari ngombwa kurongora abakobwa kugira ngo nyangiza azamfashe kwishyura umwenda w'abigeragezo. Databuja sinkuvuguruza ngira ushaka kuntu manje kuruhuka mbona uko nizindura. Nkuko nabikubwiye nari naremeje kudahemukira Umutoni. Umutoni ngira ngo azaze mbona uko nica ubukwe bwanjye n'abakobwa. Ubu rero Umutoni kuzaze ejo hano ahubwo aba yaraje sinzi cyabiteye. None singire nte Databuja wizindure kare urumva ujye mu Kinyaga kumubuza kuza. Uranyumva? Ndakumva. Akiri tikendege ejo uzafata indege ya mu gitondo nugera Kamembe uzajyana n'abisigi Bugarama aho Umutoni atuye ni kwibarabara rya 9. Ntibishoboka ubase ko ntaragera mu Kinyaga iwahunze habwirwa n'iki? Nibyo rero nuko nikurangiye. Databuja none nazarindagira genda nta mabi hafite uzabariza Umutoni utuye kwibarabara rya 9 gusa. Nimubona se nzamubwire ngo iki? Uzamubwire ko ndahari ko maze igihe naragiye mu rugendo rwa kure. None se twazanyurana fa kugenda nibigenda ukundi nanjye nzagenza ukundi. Ariko none Umutoni atazemera ko ari wowe atazemera uzakora uko nkubwiye ibisige n'igihe bizabireba. Uramuke kandi ndagerageza ariko sinzi ko Umutoni azemera. Genda yewe nanjye namabura kindi nta kuri nabigenza sinakwicara ngo nimyore. Ngaho muramuke Databuja. Uramuke ngaho genda kandi sinkugaye oya rwose. Kantara kandi gira hino nkubwire. Niko ye uzi n'ikindi nijoro haje umuntu ambwira ko ubukwe bwanjye burimo umutuku. nijoro ubwo yaje ari gihe ki? Igicuku cyari kinishye. Asanga uri maso se? Yankuye mu bitotsi byinshi ambwira ko ejo nisezerana na Ndaheranwa abantu bazacura imiborogo ababyeyi bakifata impungenge. Ubwo ibyo si byo warosera? Nabyumvise rwose sinarotaga. Umuntu yarahagaze mu idirishya ryanjye arambwira ngo ubukwe bwanjye bw'ejo burimo umutuku. Ntamubaje izina rye se? Yanze kurimbwira ariko yakoze uko ashoboye angaragariza ko azi Ndaheranwa bihagije kandi ngo Ndaheranwa ni n'inshuti y'amagini. Kwizera abantu ubu birakomeye. Ndaheranwa tuzi twizeraga Ndaheranwa ngo ni inshuti y'amagini? Ntabwo ngishidikanya kubera imvugo y'uwo muntu. Usana nto Nyangezi turamuturuka he tumubwira ibyo bintu? Gusa urumva yakwemera ko Ndaheranwa mpigura amagini? Sinaguhisha muvandimwe rwose muramu wawe yarateze byinshi kuri Ndaheranwa. Ibyo yaramutezeho se biruta ubuzima bwanjye. Dore igituma Nyangezi akihangana no kugeza ubu nuko azi ko ibibazo byose afite azabitura Ndaheranwa. Erega noneho mwarangurishije sinabimenya. Oya Nyangezi afite umwenda ukomeye cyane. Yatizera Ndaheranwa rwose baba yaratorongeye kera. Uwo mwenda se n'igihe ugiye kuwishyura? Reka ugata motora. Niko Kantara. Menye ntumubwire inkuru ya Gasaro. Niko Kantara. Ndabona yariye kangu noneho. Niba iki mugiyeho kandi? Ariko se waduhamagaraga mba tutaganira. Ntazo mufite zo kuramuka murondogora n'akazi k'uyu munsi. Akazi ki? Niko uratinyuka kuraba muri mu kazi wawe? Ugize ngiki? Uremera ko bagutahira ubukwe bose batahana amarira? Umugore uravuga ibiki? Uremera ko ababyeyi bifata impungenge? Yamaye nkamba rufumatse. Ibi ni ibiki ngushije? Niko uremera ko abantu bacura imiborogo? Niko Nyange. Niko bakobwa? Karama. Mukuru wawe yasaze ngo tumuvuze cyangwa? Ibyo avuga nibizo. Ninsezerana na Ndaheranwa ndabamebye amagara yanjye. Ibyo se byakomotse kandi? Umuntu ntazi yambwiye ko Ndaheranwa ashaka kumpigura amagini. Umuntu utazi? Birashoboka se? Igicuku cyari kinishye numva umuntu arampamagara. Mumenye ntimunteke umutwe. Urumva? Igiwe ntabwo nyankinishwa uranzi Yangeze. Nteke umutwe w'iki? Ntabwo mbeshya umuntu yankanguye yarabimbwira. Ntiwamenye n'ijwi rye ahubwo? Yajyaga kuvuga nka wa mugenzi waraye w'imwicumbi. Niba ari ibyo ushobora kuba utabeshya. Uriya mugenzi yanteye ubwoba. Nanjye nakomyeho agatima nibutse ukuntu waraye umukurikiye ukamubura. Harya ngo yakubwiye ngo iki? Ko ubukwe bwanjye na Ndaheranwa burimo umutuku kandi ko ari igihe uri buhagwe. Ngo urabuze iki? Ndaheranwa ni inshuti y'amagini yayemereye ko azayahigura umugore we wa mbere. Amaye usenda bifatamo ntebaho. Mwimbura Ndaheranwa ko nzaturongera. Utorongezwa n'iki? Ubwo se kandi utangiye kunyija wa mugore we? Kayo yayo ntacyo nkubwiye. Dore kutanyizera kwawe niko kuzazana ishyano. Nturamukundira umwaka mu gitondo. Uramenye sintera umwaka usinde umukungu. Reka ibyo kunyishwa ngo rahose. Nimve gukomeza mwitegure. Urumva?
ngiye kubaza ndaheranwa aho yaho wenda yarahuriye nayo maginira. Niko se bako twizere ko hari icyo turi bugereho ra. Mbaye mbikubwiye aho gusezerana na Ndaheranwa nziyahura. Samba bare ntukiyahure muvandimwe, nanjye ntawe naba nsigaye. Nzahitamo kuzira urundi aho kuzira amagini. Ariko rero bakobwa ugiye buka ko arwanirwaga n'abasore benshi. Ibyo ndabyibuka. Umuntu waje yiyorosha ijoro rero ashobora kuba arushaka kwicira ubukwe. Ibyo birashoboka. Uretse ko numvaga ijwi rye ari nk'iry'umugenzi Nyangezi yaraye yirukanye. Amajwi y'abanijoro yose arasa. Hari ubwo umugenzi yabarengana. Ahubwo na Ndaheranwa ntakunzwe. Abantu bamufitiye ishyari. Ndabizi bavuga ko ngo yaje akennye none akaba amaze kubarenga. Hari nabo numva bavuga ko ngo n'akazi kaba karamunaniye. Ibyo byose biterwa n'ishyari ry'abantu. Ishyari riragatsindwa. Ibyo ari byo byose Nyangezi araza yamenye ukuri. Niba Ndaheranwa afitanye isano n'amagini biramenyekana. Muko reka tuve muri biti cyo kwitegura ko nta wamenye uko biri bugende. Upfa kwitegura. Nta bakobwa mu kanya baraba baje. Yega mahanga iki kandi ntangiye kwita ibyo twari dukoze tewe n'iki ubwoba. Reka no mashaka kwisubiraho. Ubwo se urumva utakifuza ko ubukwe bupfa nk'uko twari twarabitekereje. Ariko se wari ufite icyizere none ibyo wari ukoze hari icyo byari kutugezaho. Narebe nemeje bakobwa ko nta kindi ashakira ku murongo kitari ukumuhigura amagini. Ntaranguye bakobwa nambaze nabi. Ngiye kwisubiraho. Ubwo uranzirongoye bakobwa rero. Uranzi uhemukiye umutoni. Gerageza kunyumva. Ndabona utari ukwiye guhemuka. Reka ndi umunyamujyi nk'abandi. Reka ntunganye noneho imijyi yambura bamwe ubuntu ikabambika ubuhemu n'ubugira nabi. Nyumva mahanga. Nyumva nta kundi nagira. Yewe ntaranguye bakobwa nakwangana na Nyangezi. Ariko rero guhemuka ni rero. None se ndamutse muhemukiye kuko ubona ko ntazishyura bigeragezo nte. Ariko se nibi ugomba kubyikuramo. Nanjye sigiyewe ndabiterwa n'ingorane. Ingorane zo ntizari zikomeye ubwo no gushaka kwibanira n'abakize ndumva ufite inyota y'amafaranga. Iyo nyota nayo nyishize si bibi. Gusa navuye mu kinyaga ari ugushinyika. None se umutoni yaza babyifata mute? Mutoni ntakije. Nohereje imihanda kumubuza. Hano haje umuntu. Ugiye dore Nyangezi. Ugiye. Ese ujye umuvuga mu gitondo. Mahanga agenda reka gushinga. Ndabona ntacyo bizagutwara mwamwasamuye mwebwe ntimuri nkanye. Ugiye reka kumbwira ubusige. Ngabareka nigende. urahunda ya Oneza Nyange. Mbahomba wiki kwizera abantu birakomeye koko. Nigize kandi Yakaze kwijijisha. Sinarinzi ko rukuteye. Simbwa niyo se nigewe wayiganishagaho. Wari ugiye kwindagiza di. Nuko usanze ntari umwana. Ntawundi warundi ndagije rwose. Ni Nyangezi ko gurenda uteranyije. Mbega umugabo. Ko kugeza n'umuntu ushaka kwemera kuri gica. Jewe uri inkozi y'ibibi ntabwo utahuye. Arahubwo ese ko ndumwicanye. Yewe uri icyo udashaka kugaragaza di. Ni ubereye mubi. Ndarengana. Abarihishahisha ariko none ubanza uragaragaye. Yewe yewe nihishahisha. Imana igira amaboko. Iyo ntakuvumbura no kunyica ari kuzanyica byanze bikunze. Jewe ntakwica Neza. Ni neza wangiriye. Kwijijisha byo urabizi. Cyakora cyo wantiranyije nawe yakoze. Nushaka kumbwiza ukuri. Ntawe waba ugihisha ibyawe n'umwe byagaragaye. Cyabase mama revye impamya bushobozi Ntubihakane. Twarenje gutahura. Cyakora nashatse kuvuga irasinzi. Ntugerageze kundi manganya. Ntundusha ubwenge uretse ko wizi. Ariko se niki? Ibyawe byamenyekanye. Uri inshuti y'amadini. Yewe wowe inshuti y'amagini. Umuntu abivuze ntabeshya arakuzi. Sinigeze njyana amasezerano n'amagini. Nikiya nyemeza ko bakubekirese. Kigali hari benshi bashaka kunyicira ubukwe. Uravugisha ukuri? Nta magini utunze? Ntayo rwose barambikira. Nero kubaza ibyo ari byo. Nanjye cyakora cyo byari byantangaje. Kandi usiko nari nsanzwe nkwizera rwose. Nyangezi rwose unyumve warankijije. Nukuri ntacyo nagukinga. Ntacyo nagukijije. Niyo tudahora ari gukira. Abize mujya mwiburira. Yego ariko nuba habize nkabisunga. Urumva? Niyo mpamvu nemeye kujya mu byawe n'abakobwa. Bose wankoreye byinshi rwose kuri jye uri umuvyeyi. Sega base kunshimagiza. Ahubwo ujye umenya ko tukwemera cyane. Ariko se muvyeyi ni wowe. Iyo umuntu ari umukozi wabanyi, ari umuvyeyi ukomeye burya. Yego ariko nemeye kugira mu bintu kuko nzi ko nawe utazantererana.
Rega ntibishoboka giko nagutererana ntabwo nabigira. Simbishidikanya rwose. Ubwo umukozi wa banki uzavuganira ngurizwa amafaranga ashaka. Sinzabura kubikora rwose. Nidukiranuka n'iby'ubukwe nzabikubwira neza. Ntacyo nakuburira mfite ubushobozi. Icyo bagishaka se sigarani kandi ndayifite. Twajya kumbwira se kutazi igifaransa. Sigizi ariko sineberwa na garani kandi urana n'amabanki. Nanjye ndagusezeraniye. Ntacyo nzakuburira wifite garani. Wawe unifitiye umwenda nta kintu hano kwaba. Rega mubyeyi nanjye ngutezeho byinshi. Nitubana uko bikwiye ntacyo tuzabura. Kandi nanjye nizeye ko tuzagera kuri byinshi. Nk'ubu numara kurongora nza kuri ko tuzabigenza. Ibyo by'umunsi biratungana. Ntabwo tweye n'imodoka izi ebyiri zo gutwara bakwe. Mwakoze mubyeyi rwose mwakoze cyane. Burya n'ibikoresho byo mu nzu uvuze ntacyo bitwaye nzabiguhera ubuntu byose. Rega mubyeyi si ubwa mbere nkiza. Kandi rero ukamereza aho ngaho. Umura nzagutera inkunga rwose. N'ikibazo cy'impapuro naragitunganyije. Ariko ubundi burya zari ngombwa. Iyo ntabyiruka muse. Twari gusezerana uterekanye impapuro zigaragaza ko utigeze usezerana. Sinigeze nsezerana. Maze gahunda ndumva ikiri yayindi. Ntihinduka. Nta kibazo rwose. Ewe burakeye n'abatundwa batangiye kuza. Numva imirindi hanze aho. Niki miha? Yewe cyane bite gutagiye. Nanze kurushwa n'ubusa. Mutoni yaje kuziza ku kibuga cy'indege. Wambwiwe niki? Yanyobuje wawe mubajije impamvu arayimbwira. Ubuze no gutaha ubukwe. Wabyibwiye. Mubyara wanjye ntaye ubukwe. Ni byiza turizihizwa n'abantu benshi kandi beza. Maze mbaye ngiye ndabawiriwe. Yangeze ngaho mbere. Babiriwe rwose go. Naho mukanya masaha ari buze. Nikoze miha. Umutoni kwaje ndabigirane. Yewe ndabona nanjye ari ikibazo gikomeye. Mwavuganye se? Wamugwe ubutumwa bwanjye? Nanze kumwibwira namaje kubikugezaho. Noneho rero gihuta umubwire ko ndahari. Ko nagiye mu rugendo rwa kure. Kuva duhuye se kwashize akanya. Ubari hafi kugera hano. Witinda yewe. Witinda. Nimurira mu nzira rwose umusubizeyo. Impamvu kandi urayizi. Reka ngenda ariko simbize kare reka ngenda. Witegeye. Ihute. Ndagiye. Niba ukundi ndakwereka nanjye ko nguteka. Ndagiye. Niko muracyakurikira. Nza tugende. Ndege tabasiga. Indege itadusiga. Ndege ugomba kubasubiza mu kinyaga. Irafi kugenda. Hinduye ibintu utese muri aka kanya. Ariko se nuko dusuhuza yego mana. Ntagiye tudaherukana. Nta gihe cyo guhoberana mfite. Mugiye ngo tugende. Urashaka se ko dusezeranira mu kinyaga? Dusezerana? Inda kubwese ko dusezerana. Swese wantumyeho ngo wariteguye nzaze dusezerane i Kigali nibyo byoroshye. Naye nagutumyeho koko. Ariko nagombye kubishyira ku wundi munsi. Kubera ko ngiye kujya mu butumwa mu mahanga. Uragenda se uyu munsi? Mu isaha imwe indege yabigurutse. Kuki utantumyeho ngo mbuze kuza? Sinabonye akanya. Kandi ubutumwa ngiye kujyamo bwarantunguye. Ariko se ko mbona hano hahumeka umwuka w'ubukwe. Ni umusore wakodesheje inzu. Arayirongora amaze kugenda. Ntacyo bitwaye ubwo jye singenda nonaha. Hari umukobwa w'inshuti yanjye urongorwa uyu munsi nshaka gutahira ubukwe. Uwo mukobwa se ninde? Ntabwo umuzi twiganye Nyamasheke kera. Aha base urahazi ngo ngwerekeze mpagusige. Se yitwa nde? Yitwa Abakobwa. Yanyandikiye ambwira ko namubaririza ngeze ku ruganda rukora imyenda rwitwa Nyangezi. Mutoni. Karame. Ubwo ntutahe. Ndakubujije. Nta cyatuma ngenda ntatashye ubukwe bw'abakobwa rwose. Uremera ko ndi umugabo wawe? Bimpesha ishema mu bandi. Ndagutegetse ntutahe ubwo bukwe. Rwose bambabariye ko mfitanye n'abakobwa amabanga menshi. Ntibishoboka simbishaka. Kandi ndumbaza impamvu. Waretse se ahubwo nkamusuhuza ngahita ngenda. Icyo navuze nakivuze ntabwo nivuguruza yewe. Ariko rero sinkumva. Ayo mategeko ntasanzwe. Utegeka ntagomba kwisobanura. Ubusa ahubwo singuherekeza. Ahubwo ni igihugu herekeza. Ndakwereka kajya ku kibuga cy'indege.
akayira ndakazi nakabonye n'Imana agize nta nigene nifitiye ariko tuzaba twumva icyo ubwo butumwa buguteye gusibya ubukwe ni ubutumwa bwihutiwe kandi rero ibintu byihutiwe bibaho aha ngaho tugeze ku muhanda ujya ku kibuga twitahire ntabwo ndi muhoji mbarenze irembo ntabyo kuva ngo mbageze ku kibuga ntabwo simambwe ko muhazi ikindi kibazo nanjye nifite nanjye ibintu bimbogamiye nanjye nditegura urugendo nawe ugira urugendo rwiza namwe mugira urundi Yaga ndaheranwa nagushimye rwose urumuhanduza cumu yaga ntawe utamenya yaga najye umaze kumunya mu gihuzuye sha ariko mafite akabaruwa kanya akabaruwa nyeze hariya ku iposita nkabonye ndavuga ntereka nkazane nkaguhe reka ndebera makire ayo mama se baba bagiye kunguriza ra nta gitangaza kirimo some ndebe yaga maha baranyirukanye reka se oya iyo nkuru ntikavugwe ibyo rwose ngo nzize ko basanze ndashoboye akazi umuntu uzi igifaransa ngo nuko ushoboye akazi soko ndamenya nde wandeze akorera iki harya mvuze ngo iki nashaka kuvuga watumye banyirukana abantu bari bagufitiye ishyari ngo urakize ubwo nibo bakugambaniye ntacyo bitware kunyangeza arahari ariko databuje ugeze habi niyo umuntu yibutse inshuti burya bageze habi ibyo ntibikureba genda wowe uzira imodoka gusa dore saa iri hafi ndakererwa tugasanga buri umesiri yigendeye ibyo koko umutegetsi arategerezwa ntabwo ategereza ngaho si genda ihute umurabyo uratinda ihute rero ariko se wanyangeze namenya ko nirukanywe ubukwe ntibupfa ariko nsa naho mfite umwako none bakobwa bahura n'umutoni sinaba ngo wowe muraho yemwe yego muraho yego yewe umuto uraho yego heza kose uteka uraho nawe yego bizakozwe iteka ryose yewe umuto ubu rwose ndumva nishimye nari nihebye ngo ntukije n'ubundi nje nihisha umugabo wanjye yari yambujije umugabo wawe sabi nangaha ndamwita umugabo wanjye kuko twasezeraniye imbere y'amategeko ariko ntiturasezeranira imbere y'idini ufite uburenganzira bwo kumwita umugabo wawe ariko se kuki utari warabimenyesheje nari ntegereje kuzagutumira ku munsi w'indunduro ubu rero ngize imana urambera umukobwa w'icyubahiro nta kibazo gihari rwose uyu mukobwa se we muri kumwe n'indi ni muramukazi wanjye wari waje amperekeje mwasanze Kigali ari nziza se yewe ngewe nasanze bayivuga ukuri Kigali ni amahanga ko nyamara jye nabonye ari heza uwampa akaba ariho nzagirira ubukwe niko se umuto umugabo wawe yitwa niho nzajya mugusurira ndamukubwira ariko mbabarira uzaceceke ntazamenye ko nageze hano kubera iki se ntiwamubwiye se kuri inshuti yanjye agomba no kuba akuzi rwose ntabimubwiye ambuza kugutahira ubukwe kozi ko numvikana n'abantu benshi ra uwo muntu we yaba amora iki simbizi rwose namubajije impamvu ntiyayimbwiye ubwo no kuzashaka uko duhura tukaganira ntaba naramugiriye ikosa ngasaba imbabazi wowe se umugabo wawe ninde akoraye gusa ukuntu natomboye umugabo wanjye akora muri banki noneho ubwo agomba kuba akorana n'uwanjye wawe se ninde ko abakozi bose ba banki mbazi undi ntiwamumenya atangiye vuba yewe wanjye arakuze buhora ariko arakize napfuye kumwemera da abagabo barabuze ariko se wamurangiwe nande ni inshuti ya muramu wanjye nyiri ruriya ruganda mwanyuzeho nkeneye kumenya akazina k'umugabo wawe nawe ubwo uramubona agiye kuza isaha yo gusezerana iregereje ariko byose murabikorera rimwe turabanza kuri komine kuri paruwasi turajyayo nyuma ariko se umugabo wawe yitwa nde umutoni wishinyagurira ndaheranwa ntarawe umugabo wanjye ndaheranwa wuhe niki se ko numva mutangaye wenda turibeshya n'undi bitirana umuntu wansabye yitwa ndaheranwa iwabo ni mu Kinyaga arakuze ariko si cyane
atuye ahagana hehe? Genda umva ari uwo tuzi. Atuye hariya mu Muhima. Sinakurahiye. Hariya twasanze biteguye ubukwe. Niba mwitegereje hari n'urusyo. Yo, mbega ivyisi. Data ho nabikenzi. Kubona mbuza kugutahira ubukwe. Ubu ntugiye wamenya impamvu ya rwa rugendo rwatuma gatwura. Ariko si ubwo muri mu biki? Rekeraho barakoze. Ndagushimiye rwose. Ariko se ni iki? Wansobanuriye. Urakoze umpaye umugabo. Imana imbabarire. Ndaheranwa yaba ari umugabo wawe? Nibyo rwose. Ndaheranwa niwe twasezeranye. Umuto, uzankunde ngukunde. Dutsinze ibigeragezo. Sinumva icyo ushaka kuvuga. Hashize igihe kirekire, ariko wagomze kuba ubyibuka. Gerageza kunsobanurira. Nikuye, ntiwibuka ka gasaro k'ibigeragezo? Mbese nibyo wavugaga? Ndabyibutse. Ibigeragezo wa mugabo yatubwiraga ni ibingibi. Tugiye kurwana umugabo nkuko twarwaniye ka gasaro. Umuto, akira ka gasaro. Karakawe. Ubwo sivyo bitewe n'iki? Akira, uzankunde ngukunde. Dutsinze ibigeragezo. Ntundakarire bako. Kandi ntunyikanje. Ndakwifuriza ihirwe ryinshi wowe na Ndaheranwa. Ndaheranwa ni umugabo wawe. Imana izabafashe mubane neza. Bako, none ibyo byaba bigiye kuduteranya. Humura. Ibyabaye ntiwari ubizi, nanjye sinari mbizi. Byari ibigeragezo. None se ntuzavuga ko nkubujije umugabo? Aho kunyikanga mbabarira. Nari ngiye gukora ishyano. Nawe si wowe n'ubuhemu bwa Ndaheranwa. Yari kuzabyishyura, ariko kubera ko nkunda Umutoni, nzamusabira imbabazi. Uriya mubyeyi uje hano se niwe mukuru wawe ko mbona musa? Niwe. Yashyashyanaga ngo ubukwe bwanjye bugende neza. None reka aze mukurira inzira ku murima. Niko bako, baracyari hano ntibamenye ibyabaye? Ni ibiki byabaye? Cyambundira arikoze. Yangeze yishe wa muntu? Inkumbi ntikuka. Urantera ubwoba. Ngiye mu kaga gakomeye rwose. Ariko se ni ibiki byabaye? Kuzabyivanamo birakomeye. Uranyicisha amatsiko. Nyangezi yaguweho. Ariko se yabaye iki? Nagenda agorwe rwose, nagende namugira inama ntiyanyumva. Rwose wabimbwiye. Nyangezi yafunzwe, azize yambunda. Naho dore ya mashini ngiyi ndayihetse. Ngiye kureba aho nyihisha. Ariko se yarezwe nande? Nanjye simuzi rwose. Aho none se wa mugenzi yahoraga yikanga? Nanjye niko nabiketse. Ubusura byifata mute? Ntatuma kuri Ndaheranwa mubwire ko ubukwe butakibaye. Yewe nturuhira ubusa. Ubukwe bwanjye bwapfuye kare. Bwishwa n'iki? Ndaheranwa afite undi mugore. Ibyo uvuga se wabikuye hehe? Mugenzi wanjye ureba ni umugore wa Ndaheranwa da. Aturutse hehe? Ni wa mushyitsi nari ntegereje cyane. Uyu nawe ni mushiki wa Ndaheranwa. Niko muto? Karame. Ni wowe? Ni jewe. Ni wowe koko? Ni wowe wishe ubukwe bwacu? Ubukwe bwacu koko uranzura bwishe? Nanjye si jewe, iyo mbimenya simba naje. Kantaranze ibyo byihorere. Ndaheranwa ni umugabo w'Umutoni nta kindi. Niba nawe hari hasigaye akanya gato k'aho umugabo wawe. Ibyari kuzampira, kuko nari kuzaba mpemukiye Umutoni ntabizi. Ntacyo, komeza abakira abashyitsi. Nanjye ngiye kugerageza ndebe ko barekura Nyangezi. Wigendemo witonze, ikibazo cy'imbunda kiba gikomeye. Ariko ubwo ntimunsobanuriye neza. Niko koko Ndaheranwa yari afite umugore? Nanjye mbimenye nonaha. Ubwo se yadukinaga mu kino kira? Kugeza ubu ntacyo mbiziho. Ntacyo, byakoze byose azabyishyura. Azabyishyura. Nge ndumva ntacyo nzamukurikiranaho. Nyangezi nafungurwa hazavuka imanza zikomeye. Ariko ndumva atari ngombwa. Yewe ndibuse turaba tubisubiramo. Ibintu Nyangezi yatanze yitegura ubukwe ntibizapfa ubusa. Hamwe Ndaheranwa mabwire ibi byiza bimbayeho rwose ngiye kuzagwamo. Ndahera. Turere. Uracyahumeka. Nyange. Komera. Izi Imana ahubwo barandekuye. Nari nje kugutumira nguze rwose tujye gufatanya kwishima. Tujyane iwanjye. Nyange. Nanjye ndishimye cyane rwose kubona kurekura. Barandekuye. Ariko banjye ibintu iryaguye. Iryaguye. Ntacyo bitwaye. Akataramagara barahaha. Nuko uzabingiramo. Ahundi uruganda rwanjye rwari kuzahomba. Bihangana ariko nkubwire nkwibabaje. Mukise kandi. Guhera uyu munsi senyera umukozi wa banki. Kize ngo iki?
dore ibaruwa inyirukana nyibonye none ahangaha. ngo titiki Abantu barangambaniye da ngo sinshoboye akazi. tugeze ibyago ubukwe no kuba tubwigijeyo Nabo bwapfuye. Umukobwa twari twasezeranye yaje. ndahera uzi ko inshuti y'amagini koko Babana nakubwira impamvu yabinteye. nta mbabazi ukwiye warampemukiye kumugishije ibinyoma aya Nyumva rwose nanjye sije nari nkurikiranywe. uzi ko nakwishingiye kwa burugumestre ko nibasanga ufite undi mugore ari je uzabibazwa uzabyishyuzwa ubwo urabizi nabyo Cyakwane nisobanura asanga nk'imbabazi. ubuse burugumestre nanemereye ko nkuzi neza azongera kunyizira bigenze bite Rega wumvise ibyanjye wasanga ntari umuhemu cyane. uri umuhemu watumye mbeshya amategeko oya Rega kubahiriza amategeko yose birakomeye. umenye ko uzari ibintu byose nateganyirije ubukwe uzabiriha Ubuse nzabiriha iki ko nta kazi ngifite. niba nga kubiriha bizabyo urubanza rukomeye nutsindwa bya bigurishwe ku ngufu ariko impinduka twarabanyi. acyagutezeho iki Ihangane hari ubwo wenda ibi byaba ari ibigeragezo. urashaka kuvuga iki Hari ubwo wenda ibi byose byaba bimbereho kugira ngo benyere ku bucuti bwawe. ahubwo urashaka kwihagararaho Reka nyangize ntundakarire cyane ndaza tubyumvikaneho. ubuze ngo ukoze isoni mu maso y'abandi ahubwo wampemukiye bikomeye mwongeye kwirirwa Gusa kandi ndavugiye hanze. simbona imihanda wa mukozi wawe se Niko miha. Bitera ni byiza akeye ibarwa ibarwa se ni yande. ni umugabo wigeze gucumbikira uyimpaye Uretse kandi ndi wanyandikira mbizi sumurashira amategeko katurebe. itonde hari ubwo wenda haba harimo agakiza Byanjye nimufashe kwishima. Mbonye akazi muri ni banki y'isho nakoraga mu gukomera. koko si nibyo rwose. Niko nari nasabye akazi kera rero. Kera cyane ntaranakumenya rwose. ewe ya magambo ntuyiteho da nagukinishaga dore ko oya ntacyo bitwaye. Ibijye n'ibigeragezo bibaho da. ndahera ahubwo uramenye utabe wanyumvise nabi da nagukinishaga rwose. Ibyo ari byo byose sinakuzibagirwa neza wangiriye. ururimi ni rubi umenye ntirushyire igihe mu mubano wacu rwose twirimbisha uko dushoboye ariko twabuze umwambaro ururimi. umva uzi n'ibindi ahubwo ngwino iwanjye rwose umunsi mukuru nkurura uraba ari uwanjye n'uwawe rwose nicyo nshaka. mwe mugendaje gaho mutebuke hari ibyo mbanza gutunganya. ntutinde ndagutegereje rwose. Kushimye mbonye akazi Mutoni ndamusaba imbabazi arazima. Nyangize urebe se azakomeza kunyizera mfashe kwishyura umwenda w'abandi kandi byose nabitewe namugira neza. Mbana nakomeje nkisabira amashuri byo gucururiza mu kirere nkabireka. Akazi mbonye se ko ntikazanana nkuko nakandi kananiye nzagerageza ariko ahubwo nzasaba kujya kwihugura mu by'ubucuruzi. Sindujanura naho ndibambisha niwe kokora kuninde kwa mezuzi ese muraho mukomere niho wasuhuzaga nakomera ni iki arenje hano gufitiye ubutumwa. witwa nde? aha ndakubwira ikingenza ndumva izina atari ngombwa. Aturuka ise hano hafi. uragenzwa n'iki? narinje kugutahira ubukwe. ni wowe nde? nigeze ngutumira se? ntiwanzumiye nuko nasanze ari ngombwa kugutahira ubukwe. none ubukwe bwanjye ntibukibaye. kugeza n'ubu nturanyibuka mbese? mu by'ukuri ntabwo nkwibuka. ngwibwira uramenya. none wakwivuga uko utari se? ndivuga uko nahoze uramenya.
aho kunyibwira ntibihagije ngo nkumenye uko ni siko nahoze kandi sinifuza kubaho uko nahoze. wari iki wakoraga iki ese bivugiye iki yewe nuko nyibagirwa se cyangwa no kunyirengagiza nakuze nkwirengagiza ubundi nkuzi kera ngira umugabo nagarikaga abagabo ngababwira icyo nshaka. wari umwicanyi se? Sinari umwicanyi, ngira uwo nari we, nakoranaga n'ububasha butagaragara. ariko se ndi wa mugabo we ibyo byose nturi nakureka nceceke bika ibanga ryawe. ariko umenye ko nahoraga n'inshuti ebyiri ngasuhuza imwe nkamba ikindi ubimenye. ariko urashaka kuvuga iki? icyo udashaka kumva. kandi ubu ko ntakuzi impaka n'iziki hagati yanjye nawe. nanize kugutahira ubukwe sinarinze kunyuka inabi. ariko ugomba kuba ufite ikintu ushaka bibe byari n'urwitwazo. rega winshaha sizo nshahwa rwose kiri uwo nari we nafusaga abantu kugerageza abandi. erega ibyo umbwira simbyumva. nyamara muri rya joro twari twashoboye kumvikana. twari twumvikanyira ariko urinde yongera amahembe y'inzovu ubumenyi. uri ariko ndakomeza gushidikanya. amafaranga naguhaye nizeye ko yagukishije ndakindi. uri bige urinde wishidikanya ninje bigeragezo. mbabare sinakumenye uraho cyane ariko ndaho ndaje kandi nyishura rwose. ndibutse rwose ndibutse kirengagiza uranyishura. ndibutse rwose gukora amasezerano ntabwo nayibagiwe. wowe wibutse ni byiza rero nyishura. va ndakubwiza ukuri ya mafaranga ntacyo yamariye. ibyo simbyitayeho. n'igihe kitari uyu munsi nzakwishyura. ndagiye ejo nzagaruka ngiki gihe. ye urakoze tuzabonana ejo. niko wa mugabo ndakumva. so washaka icumbi? nturamba icumbi gusa uramba n'ibindi. amagambo nkayo niyo yatumye nkwirukana. ndetse atangazwa n'ukuntu wanyibagiwe ariko naba nkuzi se urinde. erega izina ndashora imaze izina si ryo mu nzu. izina ni ng'umwamba umurasatsi yarihindura. urashaka ko ngufungisha cyangwa usase wananyikisha niyo ngiturano y'isi. ariko se ndakuzi aho nahuriye nawe. tukigura amahembe y'inzovu se. urinde. ya muntu urasayitunze. ni wowe bige ariko urinde rwose. nyitegereza muri rya joro ndi wari kunyobegwa. uri bigeragezo. bigeragezo ninjye ndaje rero nyishura nta kindi. ibyo nta kibazo. yewe iwanjye urahazi numva nta ngorane. ndahazi. noneho ihitirayo. zinyuze kuri banki kugira ngo nzane amafaranga ntagusanga. ugiye kuyazana? ngiye kuyazana rwose. ariko rero waranduhije. nanjye ntabwo ari jye urumva. byatewe n'ingorane burya ingorane. ntacyo bitwaye upfa kunyishura. amafaranga urayabona rwose. maze ngiye igendera. urayabona. ngiye mu rugo. uransangayo. ndaje mu mwanya. shaba ko uwanyereka wa mugabo ngo muhaze impamvu yatubwiye ko aka gasarara k'ibigeragezo. nanone ndacyatangara uko yabitubwiye niko bigenze. niba nari nzasigaye aba nazagiye kumusuhuza rwose. keretse nusubira i Nyamasheke ku nkombe z'ikiyaga. kandi uwo muntu yaratubwiye ko ari umugenzi witungiwe no kugerageza abantu. nkeka ko ari nawe waduterereje ibigeragezo. ibyo ari byo zose turabitsinze. ndabona dukwiye kubyibagirwa. umuto uzambabarire rwose ibyabaye ntibikaduteranye. ariko se mudaheranwa we arambwira iki rwose? umuntu ni nk'undi nawe ashobora kuba yarahuye n'ibigeragezo. ibyo koko birashoboka. sinamucira urubanza ntaramwumva. ngwino dusanga abandi. muramu wanjye yafunguye agiye kutwakira. ariko ufite muramu wawe w'umuherwe. buriya yampaye akazi nige mubitsi w'uruganda wabonye.
Nyangezi Nyangezi uhe Nyangezi w'umunyenganda ndetse niwe mzee bitese kandi ntibamenya tuvugana se niwe rwose mwiriwe bantu bakuru yego wiriwe mzee nagira ngo bamenyeshe ko umuntu wambaye yambunda ari hano aho ngaho ari hano rwose kandi ngo afite n'amahembe y'inzovu ntavaho turaje tumufate mu kanya yewe hari n'ibindi bintu yari yarampaye ga nabyo ndabibereka n'ibintu ki se kandi igikora cy'ibyo bintu rwose ntacyo nigeze mbikoresha ariko ni ibiki yewe nari naragize n'ubwoba bwo kubibabwira bivuge ntacyo bitwaye rwose ndakwinginze umuntu mukuru rwose ntibimbyarire ingorane humura nta kibazo ibyo bamenya koko sinakomeza kubigurisha n'ubundi wazabimenya ndacyategereje kumenya ibyo ari byo imashini ikora amafaranga nayiri aho ngaho ni ukuri rwose ntacyo nigeze nyikoresha nari mu ishwi ariko rero uracyayifite hano rwose ndayifite turaje mu mwanya muto nyabuna muzi neza mwuka byaramo humura rwose humura mutebuke ndabategereje icara nicara bwose ariko ndarengana icara witonde niba urengana turabimenya bose mubyeyi mugerageze kunyumva witwa nde shinjitwa uko nitwaga witwaga nde nitwaga bigeragezo usigaye witwa nde biragaragaza hari urwego rw'ubutegetsi wigeze waka uburenganzira bwo guhindura izina ryawe nta na rumwe ukomoka mu kihe gihugu ibihugu byinshi narabigenje ndakubaza aho wavukiye navutse mama ari mu rugendo uri muzima cyangwa wasaze ntacyo ndwaye mbwira ubwenegihugu bwawe nduye iyi si mvuka ibihugu byose iso ninde minshi nyoko ninde tabo ubwoko bwawe ngerageza amoko yose si ibyo nkubaza ndashaka kumenya ubwoko bwawe mu kinyarwanda ndi umwirabura mu birabura ndi umwera mu bera ufunzwe kangahe sinigeze mfungwa kuko ndigeze mboneka uba warafungiwe iki nari ngurikiranyweho kuba inshuti y'amagini waba uzi umuntu witwa Nyangezi ndamuzi umuzi uti yitwaga Mugiraneza niwe wamuhaye imbunda yafatanywe simbihakana wari uyikuye he nari narayiguze n'abasanzuro ba Shikaramu ngo waba ufite amahembe y'inzovu hari kera ukoresha ubuhanga bwo kubeshya bihanitse kugira ngo wiyobane arambeshera nibyo wahaye Nyangezi imbunda ku gahato kugira ngo uzajye ubone uko umwaka amafaranga Nyangezi se nibwo bimpamya ni ubwe yego kugerageza abantu ni byiza urashaka kuvuga iki ibyo Nyangeza njenza byose ndabyemeye ubu rero ngiye kugufunga ngo wamuhaye n'imashini ikora amafaranga ndayandi mahane ntera sinyira ibyo umaze kuvuga sinzi gusoma sinya ntacyo nari tutavuze ufunge bigeragezo ntiwasohora ibigeragezo nicyo nongeraho nta kindi ariko ubanza uri umusazi unyita uko ubishaka wanshikiriye ariko uzi ko ntegeka nta kindi ukora kirenze kumfunga nongere nkubaze uri muzima ndi muzima rwose nagerageza abantu none ndababonye wagerageje bande abo nagerageze bari kungereza hari amasezerano se waba ufite nyina Nyangezi amasezerano akomeye cyane nkayahe mba Nyangezi iriya mbunda twari tumaze kwica umuntu tumwambuye amafaranga menshi nicyo ni icyaha cya kabiri mwamwiciye he twamwiciye Bukavu mu ndambara ya Shikaramu amafaranga mwamwambuye mwayagize mute amwe niyahaye Nyangezi hari nyahamwiswa wa Nyangezi witwaga Ndabamenye akaba yarihimbye Ndaherana uremera ko uzabashinja ibyo byaha Ndaheranwa ararengana kubera iki muzahane Nyangezi tore Nyangezi yari yamusutse kwamuherekeze kugura amahembe y'inzovu byarazi rero ko twagombaga kwica umuntu wasezeranye kine Nyangezi mumaze kwica umuntu namuhariye amafaranga anyemerera ko igihe cyose nzaza mugeraho azaza mba umubare nshaka hanyuma se byagenze bite yamaze kuyashyikira aranyihisha yemera kuba mu ishyamba imyaka myinshi kugeza ubwo yahinduye izina nitumukurikiranaho ibyo byaha uzamushinja cyane rwose ngaho rero si murakoze ibyo ntazi
neza ntako buriya byari kugenda abakobwa ari gusigarana umutima ariko nyibwira ko bahetse imashini uracyafite umuteto w'abakobwa none se nari kuyishyira hehe amanza arakajya mu kagozi ko yagezweho Kamana ashaka toni karafutse nta na fibi haba barandahiye rero ngo nakagwa nikajya kabonekayo wabutse ubwo bikawo none sinahige mwihisha hasi nari kwitwara mu ntoki abantu mwakize iriya mbunda muracyarurimo kuko yewe Mana iracyaba mureke twumvikane dini duceceke twumvikane bavandimwe rero ntimutangazwe nuko duteraniye hano nashatse ko duhura kuri uyu mugoroba kugira ngo mwifatanye nanjye mu byishimo yewe natwe turishimye rwose Imana irakarama ku mahanga wabayuti pinduke mukusayina cicika kaho se nimworohe twumve muri make rero mwese muzi byari bibaye umba ndahandi rwose Imana akabaho rwose yambabariye akabaho rwose aho karama rwose mwese rero mwamba rwose mbashimiye umwete mwagize mukuza kwifatanya nanjye hano mu muryango wanjye ndabashimiye rwose byari ngombwa rwose nibyo databuje aravuga neza nkomeje mbasaba kuzamfasha kwiyama abantu bamwe bahimba umuntu amazina adafite aho ashingiye yewe njyewe nzumva yita databuje Nyangomoke tuzabonana pe ariko nimwihangane dukomeze twumve ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu wantereje ibi byago byose nkizi agatuma nsuhuza umutima buri kanya agatuma mpindura izina ngahora n'inkeke ubutagoyora ubu yageze mu maboko ya leta ntazanavamo rwose uwo muntu ninde wari wese ntakabeho ariko nimumve muri ibyo twumve bamwe bari bazi uwo muntu wari we ndumva mujujura twari twarahuriye ubu mu ntambara ya Shikaramu cyambaye yewe Sakaramu yaraciye ibintu ariko mwangabye kuvuga icyo ko nimureke twumve ariko cyamatsiko aranyishe muntu wese yagira ngo iki rwose ndahirana ubwo hari mu ijoro ribi uwo muntu niho yampaye kugahata imbunda iyi ngiyi yari inkuziho amaze kuyikoresha amarorerwa mbega inkuru isa n'iyanjye databuze se nawe Sakaramu uramuzi ariko mwisahira mureke twumve nuko rata ndahirana maze kubona iyo mbunda sinigeze ngira amahoro natangiye kujya nihishahisha ngizo zanyungwe ngizo zahe mba mu ishyamba nako niyo mpamvu wahoraga uri umuntu w'amayobera bikampangayika ku mutima cyane ntanazi ibyo ari byo ibyo byose biba rero ninajyanye na mwishywa wanjye witwaga Ndabamenye ariko yatashye azi ko napfuye yewe yanjye rekera nkubwire niki ufashe ute ntibashoboye kumenya igihe gishize ni kirekire narahindutse ariko turindi cyose byatewe nuko nahinduye izina maze kwimpamya bushobozi sinumva icyo ushaka kuvuga ndakumenyesha ko ari Ndabamenye Ndabamenye ni wowe nayobewe sinkurenganya hashize igihe kirekire ubu se wari uzi ko nkiriho kubeshya ni bibi atashye nguhebye ntushidikanye rero nijye mugira neza niyise Nyangezi impunga umwenda wabigeragezo yewe ibyo kuko natashye nzi ko wapfuye numvise umunataka kugira ngo nawe uhotowe hari habi hari mu ntambara ya Sakaramu hari habi ibyo bitumwe ntari kugira Nyangezi we Imana ishimwe kumutorogoye ntakije amakira Imana ishimwe rwose sinari nzi ko tuzasubira guhura natangajwe nuko hatashye utaje kureba nibura uko mbaye byarantangaje rwose yewe bigeragezo yanshyizeho iterabwoba ndatinya niyemeza gutanga njya kuvuga inkuru yawe sinakurenganya mwana mama byose nitwe twabyiteye dukurikiranye umukiro wa vuba ntitukwiye ariko Imana ifashe sinzongera kugenda ijoro nka ryarindi ndashimira byimaze umugore wanjye Kantarama rwose yagize kwihangana kwinshi kandi yambayemo nakwishima kurushaho uzirikanye ko ibyo nakoze byose nabiterwaga n'urukundo ndibuka ko ntigeze nkwizera ndibuka ko natekereje kukwica kubera gutumbanywa n'ubwoba Kantarama ngusabye imbabazi nahoraga nifuza ko urumuri rw'urukundo rwirukana igihu cy'amayobera cyari yitwikira imibereho yawe ayo mayobera si ayandi nari nahishiriye ibigeragezo
bari barisha umuntu nari muri mu mwenda munini nari ntunze imbunda ni imashini ikora amafaranga igihe cyawe mubera nanjye nakigendeyemo nanjye nawe ku mafaranga y'amaraso ibigeragezo yarankurikiranye niyo mpamvu se yatumye ugerageza ibidashoboka imbere y'abari hano usaba imbabazi ku giti cyanjye ndakubabariye menye ko ibyo wakoze byose wabitewe n'ibigeragezo ndahera nanjye ngusabye imbabazi nari ngutezeho ibitangaza mbitewe n'ibigeragezo ntabwo niwe ukwiye kumbabarira nari ngiye kuzakugondoza kubera ibigeragezo nsabye umutoni imbabazi nari ngiye kumuhemukira mbitewe n'ibigeragezo umutoni nandahiranwa n'ibishimwe ntibagitanijwe n'ibigeragezo bifurije kuzabana neza buri wese agahora azirikana ko nta ugambanira uwo yashatse nizeye ko utagihinyura inkuru y'agasaro nagutekerereje cyari byose ndishimye ubwo we n'umutoni mutsinze ibyo bigeragezo bakobwa nkumva ntiwihibe uracyari muto kandi uritonda Imana iguteganyirije iwawe ikinshimishije cyane ni uko ibigeragezo bidatumye mpungabanya ihirwe ry'umutoni nandaherano ndishimye kandi kuba narakubashye uko bikwiye maze rero bavandimwe mukomeze mwidagadure rwose nta kibuze kwa Nyangezi cyaba nanjye nifuza kubabwira ko mu minsi mikeya nzasezerana n'umutoni ko muri hamwe se rero nkamba tumiye ya mutikure rwose ibintu biriho ntangora ibintu biriho rwose ariko nizeye ko uzabudera ariko jenge urumva se nawuzwa n'iki ibyatubayeho sije nawe twabiteye byatewe n'ibigeragezo ariko rero njyewe ndakeka ko byose byatewe na sakara muri yo ariko tuzo mahanga reka twifatira amazi niko kurakoze di umva nimukomeze mwizihirwe rwose nta kibuza kwizihirwa mwidagadure uko mushatse ibintu biriho ariko rero muzamfashe gutsinda abansinde rwose aribo bambaye ubukungu bo karindagira Nyangezi nkize uko ndeshya nta kibazo kirekire fata amazi nta ngorane mpaka n'ejo bundi uzatubona rwose ariko mubanze n'ubu ngubu mubanze mu busasiri mpaka ejo kugera ejo ndakubwiye ntacyo uko dutsinze ibigeragezo turabitsinze twese bako uziko umukobwa we icyuho akatsindwa uziko ikinamico